ntazagira ugushuka ngo we yashatse neza afite urugo rwiza rwishimye. Oya, ntazibana zidakomanya amahembe, ahubwo ikibaho ni uburyo urugo ruba rufite bwo gukemura ibibazo. Ikibazo cy'abantu iyo bavuze kubaka urugo, iyo bavuze inkingi zubaka urugo, bahita bavuga bati ni ugutera akabariro, ni inshingano z'abubatsi. Oya, icyo gihe uba wirukanse, ntabwo ari aho ngaho bahera, kuko ibyo ngibyo bibaho kubera ko abantu bashyize hamwe. Izo nkingi eshatu rero ntagutinde, reka nzikubwira ubundi turazinjiramo. Reka nanone tugusuze twifuriza kugubwa neza n'amahoro ya Nyagasani. Uwiteka akomeze kunezeze, imigisha y'Uwiteka niyo tugusabiye gusa. Ibisanzwe ni Sam Start, twita ku buzima bwo mu mutwe, duharanira kuba twishimye kuko ni nawo umugambi w'Imana. Life is a fight, ubuzima ni umurwano, ni uguhatana. Hatanira icyawe ugombe ukigereho, ugomba guhatana ukakigeraho. Yes, n'urugo kugira urugo rube rwiza ugomba kubirwanira, ugomba kubiharanira. Ntazagira ugushuka ngo we yashatse neza afite urugo rwiza rwishimye. Oya, ntazibana zidakomanya amahembe, ahubwo ikibaho ni uburyo urugo ruba rufite bwo gukemura ibibazo. Tugiye kurebera hamwe rero inkingi eshatu zubaka urugo rukaramba, abana bakabona uburere, bagakurira mu muryango. Izo nkingi eshatu ni ingenzi cyane. Utazifite urugo rwawe nyine n'induru zihoraho, kandi abantu bakuze bagomba kuba bafite uburyo nyine bwo gukemura ibibazo. Twahagurukiye kugira ngo duhumurize, duhwiture, kugira ngo dukumire, hanyuma tukanashimisha. Reka duhwiture imiryango iri kuryana buri munsi. Hari ibintu bitatu mwirengagiza by'ingenzi byubaka urugo. Ikibazo cy'abantu iyo bavuze kubaka urugo, iyo bavuze inkingi zubaka urugo, bahita bavuga bati ni ugutera akabariro, ni inshingano z'abubatsi. Oya, icyo gihe uba wirukanse, ntabwo ari aho ngaho bahera, kuko ibyo ngibyo bibaho kubera ko abantu bashyize hamwe. Izo nkingi eshatu rero ntagutinde, reka nzikubwira ubundi turazinjiramo neza. Izo nkingi eshatu, iya mbere ni ugusaba imbabazi. Imbabazi, aho ukosheje ugasaba imbabazi. Iya kabiri ni ukuganira, ni ibiganiro. Yego, ibiganiro ni ingenzi cyane. Iya gatatu ni uguca bugufi, aho umwe atabashije guca bugufi, nawe wowe ukamucira bugufi. Reka twinjiremo neza. Imbabazi kubera icyo ari ingenzi cyane. Nta muntu ubaho adakosa, nta muntu w'intungane, nta muntu uri miseke igoroye. Hamwe uratunganye, hamwe uragenza neza, ariko ahandi wapi, birakunanira, bikanga. Niyo mpamvu gusaba imbabazi rero ari ingenzi. N'ijuru cyangwa se Imana itugirira neza atari uko turi beza, ari ukubera urukundo, ari ukubera imbabazi yatugiriye. Ijuru tuzaribona kubw'imbabazi. Wakira Kristo ko wasabye imbabazi ukababarirwa ibyaha. Ingingo rero ya kabiri y'ibiganiro, yaba ari ibihugu bikomeye, yaba ari imiryango itegamiye kuri leta, yaba ari agatsinda k'ikimina, ibiganiro ni ingenzi. Mutaganiye ngo murebe ibipfa, murebe uko mubikosora, ntacyo mwageraho. Ibiganiro, umwe akabwira undi uko yumva ikintu. Nagutekerejeho gutya kubera ikintu wakoze, nagutekerejeho nabi. Undi ati wantekerejeho nabi, ntabwo ari uko nguko, impamvu nabikoze, impamvu yari iyi n'iyi. Undi akumva ko yari yamwumvise nabi. Bagahana imbabazi byaciye mu biganiro. Turi kurya ibijumba gusa bihoraho icyumweru cyose cyangwa se amezi 3 kubera impamvu iyi n'iyi, kugira ngo tugere kuri iki ngiki. Ntabwo ari agahimano. Ibyo ngibyo mukaba mubizi, akaba ari intego mwebwe mwihaye. Wa mugore ukanyurwa n'ibyo bijumba bimara amezi 3, ariko ubizi ko ejo n'ejo bundi hari ikizahinduka, ubizi ko ejo n'ejo bundi hari icyo muzageraho. Yego, ibiganiro wumvisha impamvu yabyo ni ingenzi cyane. Abana tubaha uburere cyangwa se tukabahwitura, tubereka ejo hazaza, imikorere yaho n'uburyo hameze, kubera ko twabaganirije. Utabaganirije uba uri kumwe n'abari ko mutabana. Kubana n'umuntu mu bitekerezo ni ukuganira nawe, ni ukumuha umwanya. Icyo kintu kimenye kandi ukizirikane. Gatatu rero, impamvu ugomba guca bugufi, ugakira bugufi uwo mubana, nuko igihe azamutse agize umujinya, tugira imijinya mu buryo butandukanye, wowe uca bugufi ukoroha. Ibi birareba umugabo, birareba umugore. Ugaca bugufi ukoroha, inyuma amaze gucururuka hakaza nyine ya ngingo yo kuganira, y'ibiganiro, bikongera bikagira umumaro. Ahangaha warakaye nabi, wavuze amagambo adakwiriye. Kubera iki?
byakwambitse isura mbi, byakugaragaje nabi imbere y'abana bawe, byadukojeje isoni nk'umuryango wacu. Wa mugore we, niba udafite ibi bintu, guca bugufi, gutanga umwanya muganire n'umugabo wawe, musangire ibitekerezo, murebe imishinga mugeraho, murebe ibitagenda, uburyo mwabikosora, no gusaba imbabazi kandi ukanababarira, ntabwo uru rugo rwaramba. Wa mugabo we, nawe icyo kintu kimenye, niba udasaba imbabazi ngo uce bugufi, uha umwanya umuryango wawe, umugore wawe, abana bawe, bakunenge, muganire, usabe imbabazi nawe aho wakosheje kandi utange n'imbabazi, ntabwo urwo rugo rwawe rwaramba. Izo ni ingingo 3 z'ingenzi. Nawe uraduha ibitekerezo byawe, wowe uri kutureba uko ubyumva, ariko ibyo bintu 3 iyo byagezweho, iyo byagenze neza, nuko musimbuka muvanga ibyubaka urugo ngo nakabariro, kaba kubera ko ibyo byagenze neza, kubera ko mwaganiriye, kubera ko mwasabanye imbabazi, kubera ko habayeho guca bugufi. Ko zirazishingano n'iz'urukundo, ntabwo ari iz'umujinya. Kuzijyamo ufite umujinya, ubabaye, utishimye, ntacyo zimaze. Reka twubake umuryango wishimye, duhwiturane, duha abana uburere bukwiriye, igihugu ejo n'ejo bundi kizabe gifite umuryango ufite indangagaciro, umuryango utarimo amadivorce menshi, umuryango abana bakuriye mu muryango nyine wabahaye uburere bukwiriye, uburere bwo guteza imbere imiryango yabo, uburere bwo kwiteza imbere, uburere bwo kubaka igihugu. Ibisanzwe ni Sam Start dushingira ku muryango cyane kugira ngo ariho duhumuriza, duhwiture, tunashimishe. Imana ibaho umugisha. Nk'ibisanzwe ni Sam Start, ubone no video ari nzima ikugeza ari ubwa mbere, ushobora kudushyigikira ukanda subscribe ukanasharinga. Tubasabiye umugisha mwebwe rero, mutajya mudutenguha, mwakanze subscribe, tukaba tugeze kuri ino ntambwe. Imana ikomeze banezeze, tuzasubira nakagaruka. Imana ibarinde. Ni Sam Start. Yes, umuryango wacu reka tuwusigasire, tubeho twishimye. Imana ibarinde.